muraho mumeze neza ndizera ko mumeze neza aho muherereye hose ubuzima bukomeje kubafata bien meze neza nanjye ndashima Imana uyu munsi ngarutse mu isura nshyashya isura ntamenyerewemo cyane muraba ko ndi mu rugo uyu munsi nabatembereje wanjye ntago nabatembereje uyu munsi nakoreye mu rugo mu mapinjama tara tugiye kuryama uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe mu buzima bwanjye mu buzima bw'umutware kubera ko uyu ni itariki twakundaniyeho ni itariki ya mpropojeho itariki nemereyeho kuba girlfriend itariki nemereyeho kuba madamu ni itariki ya 9 so navuze rero nkore akantu urumva akantu gatoya keza hanyuma nk'abasharing namwe hari umuntu ushobora kugira idea kuri icyo kintu wenda akabona ari byiza akazabikora mu rugo rwe nawe so ni muri urwo rwego rero navuze nkore akantu kitwa movie night nyine ijoro turebe film Netflix and chill mbona ariko babivuga ariko nyine movie night kurundi ruhande ifite ikintu isemborije mu rugo rwacu kubera ko date ya mbere twagiyeho yari kureba filme muri cine na proposal yanjye ibera muri cine urumva ko niyo mpamvu nagatekereza navuga kubera iki se ntakongera kuzura nk'iyo image nyine yo mu myaka ishize nkongera nkayizura nkagakora ku buryo n'umuntu wenda ashobora kubibona bikamuhayide ntago gusohoka bisaba ko dusohoka hanze tujya muri hotel tujya muri restaurant tujya ahantu hatandukanye no mu rugo dushobora kubikora kandi bikaba byiza niyo mpamvu rero navuze ngakore nkabasharinge ubundi muzambwira no baro kagira akamaro so twagiye nahanga hano turi bwicara hano hasi nahashashe iki ariko ngiye kwasasa n'ibindi ndagenda mbereka byose uko ndi bubitegure ku buryo ntago tugomba kumva ko gusohoka gusa bizajya bihora twasohokeye muri restaurant twasohokeye muri hoteli kandi dufite n'ingo nziza dushobora gukoreramo izo date zacu urumva zikagenda neza rero uyu munsi nashatse kwifashisha ibara ry'umutuku ko nibara nkunda cyane niyo nshaka gukoresha iyi ni ishuka isanzwe ya rouge ifashisha n'udusego two mu ntebe ntacyo bitwaye ibyanjye mu byicayeho ko bitangiye kuvamo ariko wagira ngo noneho turi muri Saint Valentin ko mbibonye ko byaba umukara n'umweru nako n'umutuku
ndashaka gutegura icyayi, udusnacks, sasa rero hano hari udusnacks nakoresheje uducookies ubu ngiye ni 7 kubera ko tumaze 7 ans, imyaka 7. So nashatse gukoresha 7 ariko ndabona ntago zavuyemo neza, ariko izi cookies ziraryoshye pe, ku muntu wese waba uzishaka cyangwa ashaka cake, ibintu nyine bijyanye na patisserie, ndabarangira uyu muntu umva yitwa Bakery Inn nimba mbivuze neza. Bakery Inn ndiryo zina ryabo, bakora ibintu byose bijyanye na patisserie biryoshye cyane. Ndaza kubaha kanimero ku bantu mushaka utuntu tw'udutsimatsima, uratubona ariko ukuntu tumeze turaka na 7 zacu ngo zabaye nto, ariko nta kintu bibaye, ntacyo bitwaye. Okay. Yabawe ni myinshi sha. Hano izi board nazo ndaje mbarangire. Izi ziri nateretseho bino n'ibirahuri byiza, umuntu bishaka byose birahari, ntacyo muzatuburana. Izi nazo ni board zo gushyiraho nk'ama snacks cyangwa guteguraho, urumva ibintu byose ushaka. Ndabarangira aho nazikuye. Bafite imitako myiza cyane, yitwa kuri Instagram bitwa @home_with_fi. Ndabataginga nabo. Bafite udutako twiza cyane nyambagurira ningera mu bintu byo gutegura mu nzu, nzabereka. N'ibirahure abantu banywa amashampanye, banywa amava, ku buryo uba umeze bien. Murabibona ibi birahure, mwana kuntu ari byiza ku bantu munywa za vin. Njye ntago mbinywa ko nkunda ibirahure byiza, ntago byambuza kubigura. Tuyishyire hano. Natubonye reba nk'aka karahure, uri kukanyweramo champagne, kuntu ari ibintu bisa neza cyane.
ibintu by'abashinwa koko buji zose nta nimwe nzi imirimo si ibi ni ibiki ibi kandi ngo nabiguze muri T2000 mu Bashinwa ushatse ushobora gushyiraho ama popcorns cyangwa injugu zo kugirinyota cyangwa ubunyobwa urumva nyine utuntu muri burebe filime muri kugirinyota sibyo ariko kwebeka ko tutabikunda ntago rwose mvuye gushyiraho dushokora kugira ngo intuze yanjye itambara ubusa ariko wowe ushaka gushyiraho injugu cyangwa ugashyiraho iki Pringles cyangwa za chips babyita bate harya Pringles ko mbyibagiwe crisps ko baba rero ibyo mwumvishe kubera ko ngewe nkunda ikintu cyitwa buji ahantu hose haba hari utubujwari so rero ubwo ndi kugira ngo n'utwo nibagiwe natwo ndushyiremo bize kuba ari imiriro gusa byaka kugira ngo bize kuryoha sibyo uko haba amabuji menshi niko biryoha kurushaho muri no bujwari hajyamo buji ya artificielle ngiye sindi umukunzi wazo pe ndazanga ariko kubera ko uburi bufunge ntabwo hajyamo buji ya naturelle ngo bikunde niyo mpamvu nemera ngashyiramo artificielle nyine kugira ngo kuko ufunze ntabwo umwuka wabona uko usohoka nsanze n'itara kugira ngo udutambi twinjiyemo birasaba ko kabanza kakagera hasi
zizanze kwaka ndazikorera ikiro ko ntari buzireka. Bujana zo mashino zirakamwa kabyara. Okay. Use si ibingibira iby'ingenzi nibi. Rero kubera ko ntago natetse, sibyo? Ntago ubundi nyine ibi babyita lazy night. Rwose umva ntago natetse natumije KFC niyo tugiye kurya urumva ndayishyira hera sese nakwishyiraho hano cyangwa kanyishyire ku meza kanyishyire hano kuri ano meza ndigumisha ndabifungura igihe cyo kubirya kigeze. Voilà. Uroro nshobora kumuhamagara. Nshobora kubahamagara iby'ingenzi nibi. Oya nibajya kanze nkazane. Nibagiye guteramo agaparfum kugira ngo habe hanahumura. Urumva ahantu hasa neza hajyana no guhumura. Aka ni agaparfum ko mu nzu atajya ngo ni parfum. Hatagira ugira ngo ni parfum yo kwisiga. Naga parfum ko mu nzu murakaza ngeze kukababwira kera kwa hose kitwa Zara Home. Okay. Nibyo. We are ready for our movie.